iryo jambo ryane ryo nkora nanga njye mva nanjye ibyo byawe nibyo nanga ufite urugambo rusha neza umuntu nka nk'uyisana waretse kunsakuriza aho wabayeho kandi akinda mwana wubaye cyangwa se wa mukobwa wowe uzajya uhoruza wirwa uteza amakimbirane hanga ngaho ndatongana naswo ngaho uraza ubuza amahoro mu muntu wawe ubundi buri mubi agakobwa kawe kagashaka kuntondagera kandi ndaza kuguteza swe nawe akwadukira ajya guhana kajya kimenya ko nagatanze kubona ivanjye nikajya gahora kantondagira nawe ubu ngubu ngiye kuguhagurukira nkuteze swe mpagurukira numumpagurukira nanjye nzabahagurukana aha nakazi kawe dore sikajya kuguhana nkakwitambikira ngaha amakimbirane mu rugo uzabihera ugari papa nanjye nzamwikora ku mutwe mva kumurenza umunsi y'urugo kumwikora ku mutwe ntabwo bizangora se muko none izo wanyweye noneho wazimereye he izo nanyweye zose nese uragasa ngo tubarate atari twinshi muri iki gihugu ese ujya ngo njyane rwo nk'umutoba ntawe aha nyamara umukobwa wawe ushaka wacisha makeya muvana ibyo kanije imbere ndaguteza sawa urugendo rwiza nanjye reka nigendere muri sawa mu bana nabyaye umva ni wowe mbega witonda ni wowe ukurikiza imico ya sko akubera mukuru wawe nabuze umuntu yakurikije yarakurikije mama buriya nuko wenda mutagiye musengera akiri umwana aha none yarancanye none si ubu wowe uvuga kuko twagusengeye uri umwana we tutamusengeye reka mama ngiye nuko nkunda Imana kandi muranjye no gusenga nawe naguze ukuntu rero yabikundaga kera ariko ejo muri naganiye na papa akuye nkoze mu mutwe ntekereza ahantu imico yawe yarayikuye ndahabura neza nabuze umuntu mu muryango wacu yaba yarakurikiye reka mama ni kumusengera nyine tukareba ko yahinduka ibintu yaturukanye kera agikura akiri ingimbu ntago yabivamo ubu ngubu reka mama ashobora kuba yarabyanijwe n'inshuti ze niba inshuti ze ko zimeze se urumva we yasigara ese ubwo uri kumva yakongera guhinduka kandi izo nshuti zigihari nanjye simbizi rwose aha nzaba ndara n'umwana w'umunyarwanda tugategereza tukareba pe murabizi mwambaretse imbere kubuza witerera mu kiganiro njye mbazaniye inkuru ishyushye murayizi mwana ngo harya ngo waratsinze ngo ejo umwana aratsinze yaratsinze se ubu nkuru mbazaniye njye murayizi ukuntu ishyushye ahubwo kari kwiye kugurishwa iragurishwa ahubwo zintema uko bitahana ariko umukecuru wajya nk'abasirimu kagira gutya ako se mwana wanjye ko ndi gukubita sira kumaze kugenda kaza k'abasirimu aha iyi nkuru rero iragurishwa ntabwo bizi bo waruzi yuko mfite umusore mbweka nk'ubu ubwo ni bya bindi byawe by'ubusinzi abagabo bungu birwa bagushuka mana nese subizi gusa nk'ubwo ngubwo we nta nubwo uzi naho bigana ubu ngubu kuko ngapfa kuvuga kuvuga nta wambwiye ngo vuga mukuru wanjye mwiza wumve ahubwo uri kumwanga mpfa ko se mukuru wanjye byangura cyane na mukuru wanjye nakanje narivukanye njye si wajya ureka Dike se ndeka iki nyamara nushaka umfate neza kuko mu minsi mike nabangendera mu modoka kandi tuzatuguha iyo modoka nta makuru ufite data mama data muhungu yambwiye ko nkunda kandi yenda kuza kudusura ku cyumweru koko se kandi ngo tuzabana vuba ahangaha maze yavuye no mu Burusiya ubu ngubwo nyine ubwo uraza kubibwira papa wawe papa turaturetse kubimubwira mama papa rwose atera stress ntabwo twete tumubwira ariko ugomba kumenya ko ukorera umukora mu mitwe mwana kumenya ko ari papa wawe ngo nawe rwose ankora mu mitwe kuko ahantu hose ushaka ngo njya no kuri toilette kuko njya mubwira aho ngiye inkuru ko mutayishimye ntabwo oya mwana we twayishimye nuko ndi kumva uri kuvuga ngo siko ngo wati Ndemaza Teyisi ni mwana wanjye asiko kongera kutanshika ntabwo ndo umuntu wose uri umuntu ntazi papa rukwandije ni dayimoni idayimoni ese papa niba ndi dayimoni akaba wamtaye buriye Yesu ubyawe nawe ngende nakubyangiye ntabwo njye mu bana banjye ntabwo mu minda yarayiteye umurimo bazeho bwo neza tabwo nacyo ni ikirezi uvuze ngo icyo wakirwana nari mvuze ngo papa ni mwiza yabingizwe imishikinirwa ndahinga nayikumariraho Gere hirya mata kuntu naje nananiwe marangiza mukayikiriza amagambo ameze gutyo muri runo rugo nkaho atari njye warwubatse kwiryo jambo ry'umukobwa wawe ntabwo nkishaka hano ariko papa nyamara ngenda gukunda nuko si ikibazo ni wowe papa ngenda gukunda rwose nushaka ushyira imbaro hasi nushaka ushyira imbaro hasi
papa ko nta mukinnyi mbona mu kibuga turi gukina niyo baro yo kumubwira si rya shogoza ryawe nanga umugabo mwiza byagenze gute umunsi wiriwe neza ugende neza utese weho ibyo munyakije ntibireba aha ariko ugomba kubyihanganira byihanganira se byihanganira cyangwa se nta byo mwateguye ngo umuntu yirire ko imishike yeremereye nabi twari twanabiteguye isi genda ubigiye gutegura ku meza turaje ahubwo se ndari mufitiye inkuru ishyushye gira inkuru nziza urwenda nibuzaga Hogoza yaje mbwira ngo afite umuhungu mukunda ngo bazana abana ngo uzoze no kugusura ku kigo uvuga Hogoza uyu nguyu cyane bwa busere bw'abacaracarana aha simbizi yambwiye kuko ngo aturuka no mu mahanga aha iyo byose ntabwo hamagaye uyala mba ni karibu pe na mu rugo naho ngaho ugeze sawa uwo mushyitsi muvugaga ngo ni wuje aka kanya mwabimbwiraga ubwo niba kubera kuko ngo avuye mu Burusiya yanubahiriza gahunda nini twasanga kera byose kuki mugenda kubihishahisha reba nk'ubu mvuye guhinga iri rukomeza habe no kuba niteguye siko mwe mushaka kwisebye nk'urugo rwangira ubayeho nabi asa nanjye ko abimbwiye vuba wagira ngo ubwiye papa ni kari ukomeza nahateguye no kuradasha Mlawo yemwe Mlawo mukobo Shilwange naho neza ariko witiga ibiki Uwola uri mushasha cyane wagira ngo ewana uro mu Burusiya nawe ako sheri nawe gabanya urugamba banza usubize ababyeyi ubundi ndi turegana nyuma sugowe Mlaho papa naho wa musore mlaho neza amakuru ni meza mlaho mukecuru Mr. Mbonaho ubwiza ubukura neza urasa na papa we neza wagira ngo ni photocopy sheri none se ngahakira agatebe rero murakoze muze urasa n'umukobwa wawe neza